murakoze cyane kandi nanjye nongere mbahe ikaze mwese kandi nshimire ko mwigomwa muva mu mirimo igoye muba mwakoze imirimo iruhije ariko mukigomwa kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni ukuri ibi ni byo biryo byacu. Ubundi ibi ni byo byari bikwiriye kuba ubuzima bwacu bwagombye kuba igihe cyose buba burimo intungamubiri y'ijambo ry'Imana, dufite vitamini ihagije y'ijambo ry'Imana mu mitima yacu, nibwo biza bituma dukomerera mu mwami. Abarundi bajya bavuga ngo amagara aramirwa ngo ntaje amera, aramirwa ngo nubona umuntu arasa neza, yari yameze neza, yabyibushe, kuko kubyibuha kera twabifataga nk'ikimenyetso cyo kuba ufite ubuzima bwiza, nubwo ubu bihaye bigenda bisubira ukundi, ariko baravugaga ngo biramirwa n'ibyo uba wariye, ni ibintu byakugezemo bikagira outcome, bikagaragara inyuma. Buriya nta muntu ushobora gukura mu by'Imana adakunda Imana, atazayumva Imana, atazayumva ijambo ryayo, biragora. Ariko ndabashimira ko mwafashe igihe cy'ijambo ry'Imana. Ububyutse bwa mbere bukomeye ni igihe uzabona abantu bakunda, bafite inyota, bahurumba nk'inka zo ku ndondo zihurumbira umunyu, bagahurumbira ijambo ry'Imana, bagakunda kumva amakuru y'Imana, bagakunda kuba imbere y'Imana. Ibyo nibwo bubyutse bwa mbere. Ububyutse bwa mbere rero si ukubona abantu banezerwa mu gitaramo, si ukubona abantu bandika amandiko ya, ahubwo ni uko mu mitima iwabo harimo inyota nyinshi yo gukenera Imana no gukumbura Imana. Reka tugaruke muri rya jambo nanone twavuze, turimo tuganira, mwadusabye ko twaba tuganiraho, rijanye no gushaka Imana, tukayishakana umutima wacu. Usarire iyo uritekereje, ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora gushaka Imana ariko atayishakisha umutima we wose. Ejo ndagira ngo nibyo twerekanye, birashoboka ko abantu bashaka Imana ku minwa, bakayivuga mu minwa yabo gusa, ariko imbere imitima yabo iri kure, iri ku zindi mana, irimo ishaka izindi mana. Nicyo cyatumye Imana ibwira Abisiraheli hariya muri Yeremiya twasomye iryo jambo ryacu, Yeremiya 29:13, kuko ariyo turimo tuganira, ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo muzanshakashaka mumbone nimunshaka mubikuye ku mutima. Ari ukuntu ukavuga neza, muzanshakashaka, ni ukuvuga ngo dufite gushaka Imana mu buryo buhambaye, kuko turaza kuvuga inyungu. None ndaza ko ejo navuze inzitizi zazituma umuntu adashaka Imana, ariko turareba inyungu zaziva mu bashatse Imana. Kandi si ndimo mbwiriza, ndimo ndigisha, kubera ko turagenda gahoro tureba ibyanditswe icyo bivuga ku bantu bashaka Imana, n'inyungu tubikuramo, n'ibyiza twungutse. Hari igihe abantu baza bavuga ngo turabikabya, ntituba tubikabye, ahubwo tuba tubona tutarageze ndetse ku ntego yabyo. Iyaba byari bishobotse ngo tubikabye, tubishake cyane uko bishoboka, kuko kurushaho kwegera Imana ni kurushaho gusa nayo. Bibiliya ivuga ngo Mose yatindanye n'Imana iminsi 40 ngo amanuke. Abisiraheli bene nyina bose beri rimwe, harimo Aroni ndetse na Miriyamu, ngo bananirwa kumureba nabo. N'abandi Bisiraheli bose baravuga ati nimumubwire ko turasha mu maso yiwe, habaye hate, niyambara ibitambaro nahishe mu maso, kuko ibintu bimeze ukundi. Yari yatindanye n'Imana, bazavuga ngo yari yatindanye n'Imana, agarukana ishusho y'Imana. Imana isa n'imusize ubwiza bwayo. Iyaba bizakundaga ngo dutindane n'Imana, bavandi, ni ukuri, uzorebe neza, uzoreba bungeri b'inka, uzubarebe ukabona barahumura, bariko barahumura inka n'amase, bakajya babihumura, uje ubireba neza. Abaganga iyo uhaye ubareba uzubona ari abaganga, iyo habe n'imyenda yabo, habe n'uburyo bameze, uzubona bafite ibintu bibaranga ko ari abaganga. N'abakristo twari dukwiriye kuza duhumura ijambo ry'Imana, tugahumura Imana, impumuro yayo ikazitwumvikanaho, abantu batubona. Ariko ibyo biba ryari? Biba iyo twatindanye nayo, biba iyo twatinze mu bikari byayo tuganira nayo. Iri jambo rero twagarutseho, navuze ngo mvuge ku
ku nyungu nk'esheshatu nibona umwanya ubishoboye, umwanya utabikunze turagabanya, ariko nashatse kuvuga ku nyungu noneho esheshatu tubonera mu gushaka tugashakana umutima wacu wose Imana. Inyungu esheshatu ushobora kubona cumi na cumi na mfite nyinshi, ariko nahisemo izo ngizo kubera umwanya. Ariko inyungu esheshatu iyo tubonera mu gushakashaka Imana tukabikoresha umutima wacu wose. Muri iri jambo icya mbere dusomye muri Yeremiya hari ikintu cya mbere tubanza kumva. Ijambo rya mbere, Imana tuvuga, Imana turimo tuganira ni Imana iboneka, ni Imana iboneka, kuko yavuze ngo nimushaka muzambona. Iyo niyo tangazo rya mbere, iyo niyo introduction y'Imana, ngo nimushaka muzambona. Urabizi iyo watakaje ikintu utazi kukibona, uzushaka ugashaka bwacu ugashaka bwacu ugashakisha, ariko iyo yaravuze ngo nimushaka muzambona, ni ukuvuga ngo iri available, irahari. Ikibuze ni initiatives zo gushaka Imana, ariko yo ni ukuvuga ngo yarababwira ati nimuhindukire mu ndebe dore aho ndi. Irahari ni ukuri kabisa kabisa. Iravuga ati nimushaka ndahari, kandi nzabiyereka, kandi nzaba available myself, nziyerekana kugira ngo mumbone. Iri jambo ryantangaje, ryanejeje. Ariko hariya muri Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo muzanshakashaka. Ni ukuvuga ko hari ibintu bidusaba bavandi, ni umwete, ni ugushyiraho umwete wacu, ni ugukenera Imana, ni ukugira inyota yayo koko pe. Ndimo kureba abantu bagize inyota nkeya y'ijambo ry'Imana, ariko turi mu kuvuga amakonseri katwe dutuye inaha, barimo kuvuga konseri ko hari indirimbo iza kuririmbwa, yaba ari iy'Imana yaba ari n'iyi, abantu bagahurura kuva saa saba baba batangiye kwinjira muri stade saa saba, kandi bahaye bishura amafaranga ateye ubwoba. Umunsi umwe nagiye muri konseri imwe bantumiye yari iy'Imana, nagize ubwoba, babura nta nzira, abantu baba benshi bakaza baterera amafaranga bakayabasubiza ngo imyanya yarangiye, tuzakugira umugisha nyine ko je nari mfite invitation ica ahandi hantu ninjira, ariko nkareba kavuga uku kunigana kw'abantu, uku kumarana kw'abantu, niki kihaye kiba, niki cyabaye, niki gituma abantu bameze batya. Ariko abantu bafite inyota za muzika, ariko abantu bafite inyota y'Imana. Je niko ndi mu gutekereza, kandi kuko mu Mana buriya ni ugushaka ijambo ryayo. Indirimbo ni ukwiramya, buriya indirimbo tuba tuyiramye, ariko nushaka kumva imvugo y'Imana, nushaka kumva Imana uko ivuga, zusoma ijambo ry'Imana. Ariko inyota yabaye nke, Imana yavuze muri Gosheni, bavandimwe mwese mudukurikira, mwumva itangazo ry'Imana muri iki gice mwashatse kwiga iminsi 21. Icya mbere yadutangarira tubwira ngo nitwa Imana iboneka. Imana ishimwe kuko ari Imana iboneka. Ibonekera mu itorero, ibonekera mu kazi kawe, ibonekera mu rugo rwawe, ibonekera mu buzima bwawe. Ni Imana iboneka, nuyishaka urayibona. Hari text imwe nibutse twiga kera, ngo umubyeyi umwe w'umusaza ngo agiye gupfa, ngo yahuje abana biwe, ngo arababwira ngo hari ubutunzi buhisha ahantu, ngo ariko simbazi, ngo ariko muzoshake muhingahinge, ngo murebe mushake muhindure murebe mugerageze. Ariko si ku Imana yo yavuze ngo nimushaka available, ndahari muzamona. Iryo niryo tangazo naha Gosheni abavandimwe mukunda Imana. Imana yacu musenga, Imana yacu mukorera ni Imana iboneka. Rero hari irindi jambo natekereje mbere yuko nja muri ziriya nyungu, ni ijambo riri muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6 umurongo wa 67 n'uwa 68, ngo Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Ndaza kurigarukaho mu nyungu ngiye gusoza. Nta handi mukure kuja, nta handi dukwiriye kwerekeza. Niba dushaka amagambo y'ubugingo, nimureke tugume muri Yesu.
ahandi ni amakuru baza bavuga ariko atagira icyo amaze, ni amakuru aheka, ni ama-inforomasiyo, ariko ama-inforomasiyo ari tamporele kuko igihe cyayo arasaza. ariko nimba mushaka amakuru yizewe adahinduka, nimureke tugume ku Mana, nimureke tuyigumeho ntituyiveho. navuze ko uyu mugoroba mbasangiza inyungu zo gushaka Imana umutima wacu wose. mureke turebe twihuta kuko mvuga ibice byenda byinshi, nashatse ngo Bibiliya ariyo ivuga kurusha twebwe amagambo yacu. inyungu ya mbere narebaga mu gushaka Imana, ukayishakana umutima wawe, ukayishakana inyota, ukayishaka. icya mbere ni ubusabane n'Imana, tugirana ubusabane n'Imana. iyo niyo nyungu ya mbere, ni ugusabana n'Imana. ubundi mu bumana bw'Imana icyo ikunda ni relationship. Imana iri relational, Imana ikunda gusabana, Imana ikunda kubana n'abantu. Bibiliya ivuga ngo Imana yageze iza ikirirwa, ikajya gutembera, ikajya gusura, ikajya kureba Adamu uko ameze. ni ukuri yageze ibikora kenshi. ni Imana isabana, ni Imana ikunda kuba mu bo yaremye. Abisiraheli Imana yari yarababwiye ngo muzandemere ihema, muri iryo hema bazashira mu isanduka ryayo hariya, none ngo zitwa ihema ry'ibonaniro. Imana yakundaga kubonana n'abantu. Imana ikunda igitaramo, Imana ikunda ngo tuyitaramire, Imana ikunda ngo tuyivuge. habe n'ukumwe mutarame muhaye muyivuga kiranezerwa. nibyo yaturemeye, ni ukubwira ngo bibe mu mateka n'ababanda bo yaremye. rero icya mbere mu nyungu tubona iyo dushaka n'Imana umutima wacu, icya mbere tukuramo ni ugusabana nayo, tugira relation personnelle individuelle hamwe n'Imana. nusoma hariya muri Yakobo igice cya 4 umurongo w'8 ngo mwegere Imana nayo izabegera. Imana ikeneye kugira initiative yo kuyibwira ngo ndagushaka, irahari, iri available, irabishaka. mu bumana bwayo ni Imana ikunda kubana. yari mabwira Abisiraheli kugira ngo abereke itandukaniro ryayo n'ibigirwamana. ibigirwamana ntibitekereza, ntibiza aho babirambitse, baraza bakabitora, ntacyo byari bibabwiye. Abisiraheli bari bamaze kujya kure, bari basigaye basenga izuba, bagasenga ukwezi, ngo bagasenga n'inyenyeri, ngo iby'ijuru, ngo bagasenga biriya bivira bitanga umucyo mu ijuru, ngo barabisengaga. ariko Imana irababwira ati rega biriya ntibinabumva, ariko jyewe reka mbabwire ngo nimushaka murambona. noneho hariya twari dusomye muri iriya nyungu Yakobo yavuze ngo nimwegere Imana nayo izabegera. ngo yemwe banyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri, nimwiyeze imitima. ibi twavuze ko ari bimwe muri za nzitizi ejo twabivuzeho bibiri muri ibi avugarutse ngo Yakobo, nizo za nzitizi zituma Imana itagaragara, tutayibona kandi iraho. ariko aravuga ati nimukaraba nimwiyeza, Imana murayibona, maze musabane nayo, maze mugirane de relation, mugirane imituranire myiza. ni ukuvuga ko gushakana umutima wacu wose Imana, tugirana ubusabane bwiza, tugirana relation, ntacyo dupfa n'Imana, tuba turi en bonne relation nayo. hariya mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 43 umurongo wa 7 ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanje, uwo naremye kumpesha icubahiro, ngo nije wamuremye ninjye wamubumbye. umbe nawe Imana kiravuga ati se muri ko murajya murashaka iki? ninde wundi wabaremye? niki kindi kibafitiye akamaro? niki kindi kibagirira agaciro? ninde wundi uzubakumbura kundusha? nico nabaremeye ngo nimuze munsange, nico nabaremeye munsange. n'Imana ikenera ko tuyegera, n'Imana idukumbura, n'Imana ikenera relation zacu. iyo niyo nyungu ya mbere iri mu gusabana n'Imana. iyo ni inyungu kuyishaka, harimo gusabana nayo. Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 23 ngo Uwiteka avuga ati umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ngo ahubwo uwirata yirate ibi, ngo yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga.
imana ni relationnel. Imana ikunda ko dusabana nayo, ikavuga ngo ese murirata iki? Uwirata wese yirate ko yamenye, uwivuga ibigwi avuge kwanze, naho kwirata ngo warize, kwirata ngo waguze amazu, kwirata ngo ufite digiri zihambaye, kwirata ngo ufite umutungo w'amafaranga menshi, haravuga ati si byo, ibyo ni ibiki? Ibyo mubyirata. Aravuga ati ubwo wirata niyirate ko yamenye, niyirate ko azi Imana, niyirate ko afite ubushuti n'Imana. Ubushuti n'Imana. Hariho umugabo umwe yasabye perezida, apana perezida wacu, hari igitabo kimwe kivuga ngo umuntu umwe yagiye kubwira perezida, aramubwira ati perezida rero ngiye kugusaba ikintu kimwe. Undi atese niki? Ndagusaba ngo inama abantu bose bamaze kwicara unyemerere gusa hari ijambo za kukongorera. Undi ati nta kibazo. Noneho ngo igihe nyine abantu bamaze kwicara nyine arahaguruka aragenda aramwongorera, aramubwira ati reka nyakubahwa perezida, mashaka nanje ko abantu bamenya ko tuziranye. Nuko ariko ntibamenye icyo yavuganye nawe, ariko abantu bose batangira gutinya wa muntu. Uyu muntu uwongorera perezida ni muntu ki? Uyu muntu ni nde? Ndagira mbabwire iki kintu. Iyo twegera Imana twayishakana n'umutima wacu wose, tugirana de relation kugeza aho abantu bose bamenya ko tugirana ubusabane n'Imana. Icyo cya mbere nabasha kuvuga bavandimwe, n'inyungu ya mbere no gusabana n'Imana, tukamenyana nayo, tukagendana nayo igihe cyose umutima wawe ushaka Imana. Hari byinshi bizerekana yuko wabashije kuva mu cyiciro runaka ukagera mu kindi, n'abazakubona bazamenya ko ufitanye amabanga n'Imana yawe. Icya kabiri, ikiza gituma dushakana umutima wacu tukawushakana Imana twivuye inyuma, ni ukuvuga ngo twikonsantere iyo Mana, nuko tugira amahoro mu mutima. Amahoro mu mutima. Narimo ndeba isi irimo iratubwira ko duha amahoro. Hariho imiryango mpuzamahanga ivuga ngo ushinzwe amahoro, ngo ba peacekeepers, bakavuga yuko batanga, ariko ngiye kugira gusoma nsanga ngo batanga umutekano, ariko ntabwo batanga amahoro. Umutekano barawutanga mu bihugu murimo aho ngaho, n'igihugu cyacu dufite amahirwe, duhora dushima Imana kiduha umutekano kiduha umutekano, ariko amahoro, shalom, ntabwo atangwa n'abantu, bitangwa n'Imana. Bitangwa n'Imana. Imana iyo itaguhaye amahoro, habe niyo wowe ufite amafaranga uzunanirwa kuryama, habe niyo wowe ufite uza wumva ufite ubwoba, uza wumva udatekanye, ariko iyo Imana iguhaye amahoro, mwibuke umunsi Yesu azuka, icyo kintu cya mbere niyo ndamukanyo yaramukanyije n'abigiwe, arababwira ngo shalom, amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana ni ukuvuga ngo ntihagire icyo mupfa n'Imana, muri amahoro hagati yanyu n'Imana, nta rubanza hagati yanyu n'Imana, nta mworera hagati n'Imana, ni inzira ihurutuye murirukanka mukagerayo. Niyo noneho rero iyo mu nyungu ya kabiri, iyo twashakanye Imana umutima wacu wose, indi nyungu dukuramo muri uko kuyishaka, kugira amahoro mu mutima. Hariya mu Bifilipi igice cya 4, urwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi igice cya 5 umurongo wa 7, ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. Abantu ntibashobora kuguha amahoro. Ababyeyi boha abana baba amahoro, abana ntiboha ababyeyi baba amahoro. Bashobora kubaremera umutekano, ariko amahoro aza aturuka ku isoko yitwa ngo n'Imana yonyine. Iyo itaguhaye amahoro, habe niyo waba uri mu bihe byiza, niyo umeze gute, amahoro iyo yakuyemo, iyo yagukuyeho gusa, iyo yashikuye ikayagukuramo, habe niyo ugoswe n'abantu gutya, amahoro azahagarara. Narimo nsoma cyane ndeba, sanga isi ntabwo yaguha amahoro, ariko sanga Imana iyo irabitwemerera ikatubwira ngo niyo itanga aya mahoro, ngo kandi ni amahoro ahebuje
umutima w'umuntu utanabasha kumenya aho ava. Umunsi umwe Naboti yararirimbye aravuga ngo abantu nibakubaza ngo niki gituma ugenda n'ibyishimo muzababwire ngo ni Yesu wangiriye neza. Ariko hari n'igihe bakubaza atese Yesu yakugiriye neza gute, ko ni gute unezerewe muri biri. Paulo yaranditse aravuga ngo munezerwe mu bihe byose, ngo duhore tunezerwe. Uriya munezero buriya Paulo azavuga ni uko uba ufite Imana, ntibivuze ko ari absence y'ibigeragezo. Umunezero w'Imana n'amahoro y'Imana tugira si absence y'intambara n'ibigeragezo, ariko amahoro tugira navuga yuko ntacyo dupfa n'Imana. Iyo twashatse Imana ntacyo dupfa nayo, tuba turi kuri zone imwe n'Imana, tuba turi muri connection n'Imana, tuba turi muri ligne imwe n'Imana. Hariya mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 48 umurongo wa 22 Bibiri iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ntayo, habe niyo yaba afite iki, ariko ajabura amahoro. Nabonye umugabo umwe w'umukire pe ameze neza rwose, ameze neza, afite imodoka nziza. Noneho ngiye kumureba, hari umunyeshuri wigaga iwanjye mu ishuri rya Bibiliya, noneho ngiye kumureba, umugabo arambwira ati ngwino tuganire. Arambwira ati urabona ukuntu nakize, urabona amazu mfite, urabona ukuntu umeze, afite famiye rwose imeze neza. Arambwira ati ariko sindi umukirisitu, ariko nabuze amahoro, nta mahoro ngira. Ati kugira ngo mbe nk'utuzaniye be ko nsinzira, ati dore amadisikete y'indirimbo z'abakirisitu nza nashira hano mu modoka nkayicaramo ngasinzira, nkumva uturirimbo kugira ngo mbashe gusinzira. Ati nta mahoro ngira. Bibiri iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Isoko imwe izituma umuntu agira amahoro agatuza, nubwo intambara zihari n'ibibazo bihari n'indwara n'ibindi bigaragaza, ariko uzawumva mu mutima wawe uratuje, uri calme. Nta kindi ni ugusabana n'Imana, ni ugushaka Imana n'umutima wawe wose. Iyo niyo nyungu tuzadukuramo ya kabiri. Ni amahoro abisi bataje babona, ariko twe tukayabona, kandi bakibaza aya mahoro muyakurake. Muje mubabwira ngo isoko y'amahoro ni Imana. Igihe cyose uzashaka ibindi bintu bitari Imana, nta mahoro uzabigiriramo. Hariya mu buhanuzi bwa Yesaya nanone igice cya 26 umurongo wa 12 biravuga ngo Uwiteka uzadutunganiriza amahoro, kandi ibyo dukora byose ni wowe ubidusohoreza. Uzadutunganyiriza amahoro, uzaduteganyiriza amahoro, kandi ibyo dukora byose ni wowe ubidusohoreza. N'Imana kuyishaka rero bifite inyungu ihambaye. Iyihe nyungu? Bifite inyungu ko nigirira amahoro. Abantu bakaza bakubita hirya no hino, ukumva abandi ko baravuza induru, abandi ariko ukavuga uti ndamahoro. Wa muririmbyi uzuririmba mu ndirimbo ngo ndamahoro kandi ndatuje kandi ndatunganiwe. Ndamahoro, ndatuje kandi ndatunganiwe. Kuba rero dufite bene ayo mahoro, ayo mahoro ava ku Mana. Iyo shalom iva ku buryo twabanye n'Imana tukayishaka, nayo ikadupokeza, ikaduhemba amahoro. Ntibamenya ahandi aturuka ku Mana. Iyo ni inyungu ya kabiri, ni uko umutima wacu ugira amahoro, no ku mutima wacu tuza. Cya gatatu, kushaka Imana n'umutima wanjye wose, cyangwa twese nkamwe, ngo biduhe imbaraga zo gutsinda icyaha. Ejo twavuze ko icyaha ari imwe mu nzitizi zituma Imana ihunga cyangwa ntitubane nayo. Ariko kugira ngo twiri imbaraga zo overcominga icyaha, to overcome that sin, kugira ngo tuneshe ikibi, kugira ngo tuneshe ibibi, nta handi wakura izo mbaraga. Ni ukuri ndakurahira, ntiwobikura mu mafaranga, ntiwobikura mu bwenge, ntiwobikura mu kazi keza. Aho tutubivoma, aho tudukura izo mbaraga zo gutsinda icyaha, niyo twabanye n'Imana tukayegera, tukayishaka. Iyo tuyibonye iziduha imbaraga. Nk'usoma ibyanditswe nawe wumve Abaroma igice cya 6 umurongo wa 14, ngo ibyaha ntibibategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Mu gihe cya Kristo, Bibiliya iravuga ngo kuko tufite ubuntu bwa Kristo Yesu ntitugitegekwa n'icyaha. Ni ukuvuga ko icyaha kitatu overcominga, kitatuyobora, kitaturi hejuru. Ni ukuvuga ngo igihe cyose nabashije gushaka Imana nkayibona, ngira imbaraga zo ku overcoming, ahubwo nje ndagitegeka aho kugira ngo cyo kintegeke.
mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya gatatu umurongo wa gatandatu aravuga ngo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Reka ngubwire ko iyo dushaka Imana rero biduha imbaraga zitsinda ibyaha, tukabasha kuyoborwa n'imbaraga z'umwuka wera. Umuntu aribaza ngo ese ni gute ubasha kuovercoming icyaha, ni gute wabinesha? Oya, iyo wamaze kwakira Imana ikaba muri wowe uhabwa imbaraga zibasha kunesha ibya kamere, utsinda kamere. Kandi si na wowe, ni ya Mana wakiriye iba muri wowe, ni bwa butware buva ku Mana buba muri twebwe bukanesha ikibi. Iyo bwamaze kuza muri twebwe, iyo niyo inyungu tugira, nuko twe tutaba tukicirwanirira, ahubwo ni imbaraga zikorera muri twebwe ziba ziyahe zirwana na sekibi. Ibyo niyo nyungu ya gatatu navuga ngo iyo dushaka Imana n'umutima wacu wose biduha imbaraga zo gutsinda icyaha. Urebye umwana w'umuntu, nta tekinoloji wakwiga ngo utsinde icyaha, nta siyanse bakwigisha ngo uzapfe waratsinze icyaha, nta gihugu wajamo ngo ugire ubumenyi ngo uzapfe waratsinze icyaha. Ariko muri Yesu ni ibintu byoroshye, ni matematike yoroshe, ni nko guteranya rimwe n'irindi rimwe. Uba warageze mu rwego rwo kubasha kwimetereza, ukagera mu rwego Imana guha imbaraga zo kunesha icyaha. Inyungu ya kane nahisomye irantangaza. Inyungu ya kane biduha kumenya byose, biduha kumenya amabanga y'ijuru, biduha kwinjira muri ofisi y'Imana tukamenya amakuru y'ijuru. Turi hano mu isi, dutuye hano. Iyo twayishatse Imana neza tukayegera neza, hari ahantu zivuga ngo rega ngo ntacyo nokora ntabwiye ngo intore zanjye, ntacyo nzakora ngo ntabwiye abakiranutsi banjye. Ni ukuvuga ngo tugeraho twubaka relation nayo, tukamenya n'amakuru yayo, tukamenya ibibera mu ijuru, tukamenya n'ibiba mu isi. Iduha kuyimenya, ikaduha kumenya n'amabanga yayo. Mu Migani 28 umurongo wa 5 ngo inkozi z'ibibi ntizimenya Imana, ntizimenya imanza zitabera, tibabimenye. Ngo ariko abashaka Uwiteka ngo bamenya byose. Bamenya byose. Nzanekereza nk'umunsi umwami Salomo azanirwa rwa rubanza twumva twese rw'abagore babiri, iyaba inkozi y'ikibi iba yarataranshe mu buryo bwa kimuntu. Ariko kubera yuko Salomo yari yarashize Imana imbere ya ubwenge bwayo, akaba yarashize Imana imbere, ngo Uwiteka yamuhaye kumenya byose. Amenya trike yabaye, amenya icyabaye, amenya n'uburyo akemura ikibazo. Tumenya byose. Iyo twamaze kugera hariya mu Mana, turi abana bayo, ntikitwita abagaragu, ntikiduhisha, kuko tuba twinjiye imbere muri yo, tuba twarageze muri ofisi zayo ije tubwira amakuru. Mu Migani igice cy'Icyenda umurongo wa 10 haranahashizemo ibice byinshi bya Bibiliya ngo bibafashe. Igice cya 9 umurongo wa 10, kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Kumenya Imana ni n'ubuhanga. Ni ukuvuga ngo tuba dufite connection na connaissance, dufite knowledge itwinjiza tukamenya Imana. Iyo gusa wowe wabasha kwemerera Imana, ukabasha kuvuga ngo reka nubaha Imana, ngo niyo shingiro ry'ubwenge, utangira kumenya iby'Imana. Uretse ibituvuga ngo abantu bazi ibintu ku isi, twe tumenya iby'Imana, tumenya no mu mugambi wayo, tumenya n'ibitekerezo byayo. Turaza kubibona hano mu ijambo ry'Imana ngo kumenya uwera ngo ni ubuhanga. Abantu bazi Imana buri muje bububaha, hari ibintu bikomeye bazi byinshi cyane, bazi ibiriho tureba muri iyi si n'iby'ijuru, babiganiramo n'Imana yabo. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 haje havuga ijambo ryiza, akavuga ngo ariko ngo nimba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge bwo kumenyaga iby'Imana, bwo kumenya ubumenyi bw'Imana, ngo abusaba Imana ngo ihe abantu bose, ngo itimana, ngo itishama, kandi ngo azabuhabwa. Nimba hari umuntu ukeneye kumenya Imana, nta kundi nukuyegera, nukuyishaka, nukuyisaba. Uyisaba ari uko muri kumwe, uyisaba ari uko wayegereye, uyisaba ari uko wakuyeho zanzitizi, maze nayo ngo iguha ubwenge kandi guha itabw'Imana. Nukuri ibyo
nasanze ari bimwe mu nyungu zikomeye ni ukuhabwa kumenya byose amabanga y'Imana. Zaburi y'igice cya 14 umurongo wa mbere, umupfapfa aje yibwira ati nta Mana iriho, barononekaye, bakoze imirimo yo kwangwa urunuka, ntawe ukora ibyiza. Umva nawe abantu batubaha Imana, batashaka Imana, batazi Imana, ngo bazabara bakavuga ngo ntayibaho. Imitima yabo yarononekaye, yarangiritse. Muri bo bazabatekereza yuko Imana ngo ntayibaho. Ni ukuvuga ko nta mirimo myiza banakora, nta cyiza wabategerezaho. Bakoze icyiza n'impanuka, aksida iba yabagwiye. Ariko kubugira ubumenyi buva mu Mana nuko tuba twarabashije kuyishaka tukayegera. Kwegera Imana rero biduha kumenya amakuru y'ijuru, tukamenya n'amakuru y'isi. Imana iritubwira ngo dore uko bimeze, nimwitware gutya. Hariya muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 22, ngo kandi hishura ibihishwe ibyahatagerwa, izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Wumve uburyo Imana bayivuga, abantu bamenyeranye nayo, bayishatse nka ba Daniyeli, bakagera iyiba, bakamenya amakuru y'iyo muri ofisi y'Imana. Ngo baramubwiye, ngo bamubwira ibintu byagoranye, baramubwira arababwira ati reka, ngo ijishura ibihishwe ngo byahatagerwa. Iyo twagiranye ubusabane, tukayegera, tukayishaka, tukashakana umutima wose, ntacyo tuyikinga, ntacyo tuyisha, ikintu kimwe mu nyungu zose tuba tubonamwo habamwo kumenya byose. Daniyeli arababwira ngo rega ntacyo jewe yampisha, irambwira ngo habe n'ibyo mu mwijima ije bibona, ngo kuko iyo iba mu muco gusa hariya ibintu byose ngo biragaragara mu maso yayo. Zaburi ya 25 umurongo wa 14, ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, azabereke isezerano rye. Ibihishwe by'Imana, ibyo le monde ne voit pas, ibyo abari muri iyi si badashobora kubona, ibyo abastronaute batabona bagiye mu kwezi, ibyo abari mu kuvumbura ibintu bikomeye batobona, n'abavumbuye ibitwaye tuvuganiraho batajya babona, batabasha kubona. Ibyo umva uko Dawidi avuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abayubaha. Ni abantu bagiye bashaka Imana, bayishakana umwete, bayishakana n'umutima wabo wose. Icyo Imana izikora iziriyevera, izayiyerekana, izibereka, izibahishurira ibihishwe. Kandi hari ikintu cyavuzwe ngo izabereka n'isezerano ryayo. Le promesse zose z'Imana ntabwo ari amabanga. Ayo wayegereye iziyakubwira kuko niyo turi abana bayo, ntacyo yaduhisha. Ngo iyo banegereye izibaha n'amasezerano, ngo amasezerano yayo ikababwira. Ibyo ni inyungu ya 4 ntanga nje mbona ikomeye iyo umuntu yashatse Imana akayishakana umutima wawe wose, kuko niko bavuze ngo iraboneka. Kandi yibonetse iyo mubonanye, dore kimwe mu byiguha, iguha kumenya iby'amakuru y'ijuru, iguha kumenya amakuru yayo, iguha kumenya ibyo ihishe, ibyari bihishwe by'abanyabwenge batabasha kubona. Abikorinto ba mbere umurongo wa 12, ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe n'umwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Dufite iyo privilege, dufite ayo mahirwe. Iyo washatse Imana ukayegera, wumva ukuntu Pawulo yandikiraga Abikorinto, arababwira ngo ntimwahawe umwuka w'isi, oya, dufite umwuka w'Imana, nuduha kumenya Imana, ibyo yaduhereye ku buntu, kumenya amakuru y'Imana, y'ibyo yatugabiye, y'ibyo Imana yaduhaye. Ntabwo wabimenya rero utabana n'Imana, ntabwo wabasha gutahura ibyo Imana yatugeneye utabashije kuyegera habe na gato. Ndibikunda, ariko umwuka w'isi aza kubwira Imana ko itariho. Ariko iyo wahawe umwuka wayo, uzi kujanuka kwereka iby'Imana yakubikiye n'ibyo yakugeneye. Turebe ku nyungu ya 5
kubera ko umwanya none nyine uba ugenda kandi biba bwije. Inyungu ya gatanu, iyo washatse Imana ukayishakana umwete wawe ukayishaka, niho hariya twasomye tugitangira hajya ku murongo wa 14 hazavuga ngo nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga ngo kandi nzagarura abanyu bajanywe ari imbohe. Iyo rero muri iyi nyungu ya gatanu, iyo washatse Imana ukayishakana umutima umwe, ukayishaka utaryarya, ukayishakana umutima wawe wose, ngo ikintu izi guha izi kuyobora. Iyo wayishatse, imwe mu nyungu yindi tushobora kubona ku bashatse Imana bakayishakana umutima wose ni ukuyoborwa n'Imana. Hariya mu Migani igice cya 3 umurongo wa 5 haravuga ngo wiringiye Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wishingikiriza ku buhanga bwawe, ureke worohe Imana ikuyobore. Niki kizagufasha kuyoborwa? Niki kizatuma ugenda mu nzira zitunganye? Ni igihe washatse Imana, ni igihe washakishije Imana umutima wawe. Iyo utemera ko Imana ikuyobora, uba wabaye inyeshamba, uba wabaye inyeshamba y'ijuru, uba wabaye umwanzi w'Imana, uza ugenda uyobowe n'iby'isi cyangwa ukayoborwa na Satani. Ariko iyo wemeye ko Imana ikuyobora, hari ibintu byinshi tuza kureberamo. Iyo Imana ari ikuyobora, icyambere hariya wumva imigani ko havuze ngo woye kwiyiringira, woye no kwiringira ubuhanga bwawe, ariko ureke Imana ari isa nikujana. Imana niza kwereka inzira. Hariya mu Migani igice cya 3 umurongo wa 6 ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Bavandi, tuzihe ikintu kimwe dukwiriye kwishingikiriza ni Imana, kuko yo ije tuyobora, kuko izi n'ibiri imbere, izi n'ibiri hirya yaho ureba, izi n'ibiri hirya yaho amaso yawe agarukira. Ariko iyo wemereye ije kuyobora mu nzira ngo zawe zose, niko hariya mu Migani havuze ngo uhore umwemerera mu migendere yawe yose, uje uvuga uti Imana ngaho nyobora, ngo azajya kuyobora inzira unyuramo. Zaburi 2 umurongo w'8 nzakwisha nkwereke inzira unyura. Tuzaja muri training. Iyo wabaye wamenye Imana ukayegera ukayishakana umutima wawe, izisigare gu training. Nigeze kuganira n'abantu bavuye ingaji bahunga igihe bahatewe, ngo Imana irababwira ngo ni mugende. Imana ngo ikazibabwira inzira ya ruguru bose bazapfa, ngo bazanyura muri nzira ngo bagakurikira chef runaka. Imana izi situation ngo bose bazahuruka ntacyo bazaba. Narimo numva ubwo buhamya mu minsi yashize ndi ahantu mu giterane. Imana iyo wayegereye ngo izi kwigisha ikanakwereka inzira unyura, ngo nzakugira inama, ijisho ryanje rizakugumaho. Imana izajya ikubwira ngo ntukanyura aha, ntukanyura ibumoso, ntukanyura aha. Imana izi kubwira ngo iyi niyo nzira, aha niho baca, aha ngo kandi ryayo rizahora rikugendaho, kugira ngo nuje kuyoba. Turabisoma hano mu ijambo ry'Imana, Umuhanuzi Isaya 30:21 ngo kandi nimuja kunyura iburyo cyangwa ibumoso, ngo amatwi yawe azaja yumva ijambo riturutse inyuma rivuga riti iyi niyo mube ariyo mukomeza. Iyo wamaze kwegerana n'Imana, inyungu ikomeye irimo nuko utiyobora, nuko utari kigenge, nuko ubuzima bwawe n'imibereho yawe uyobora n'Imana. Imana izi ko kandi nugikora urahirwa. Kora iki? Wagikora ukabona uhiriwe, ntabwo ari chance, no. Nukuvuga ngo ubuzima bwawe bwose buri ku Mana. Wumve na hano muri Yesaya ukuntu havuze 30:21 ngo kandi nimukunyura iburyo cyangwa ibumoso, ngo amatwi yawe azaja yumva
ijambo riguturutse inyuma rivuga riti iyi niyo nzira muba ariyo mukomeze. Ni ukuvuga ko iyo namaze kwemera ngashaka imana, namara kugera ku mutima wose wanjye waramaze gushaka imana, imana nayo iza yemera ikanyobora, ikampa direkisiyo, igayidinga ubuzima bwanjye, ikambwira ngo aha siho, aha niho, aha niho wajya, iki nicyo wakora. Ukabaza imana, imana ikakubwira. Bigaragara neza ko kuyoborwa n'imana bigira inyungu, kuko ntishobora kukuyobora habi, kukuyobora mu kibi, ahubwo ngo izi kubwira ngo dore aho uca. Bamutekereza bene uwo muntu privilege afite kuganira n'imana. Bamutekereza nigeze kubona umuntu umwe ngo yabonanye na minisitiri w'intebe, ngo bamukanyije na minisitiri w'intebe, ngo none amaboko yiwe ngo ntarwa, ngo aramutse undi muntu ngo arashaka gusa ngo agumane ngo ako gahumuro, ngo kuko yaramuje ngo na minisitiri w'intebe. Bamutekereza rero imana gusigara ikubwira, ikakubwira ngo reka gucaho, ngo cya droite, reka kujaho, gira gutya. Ariko urumva urwego ubugezemo, icyo nicyo twifurira abera bose, ndetse n'abavandimwe bose mudukurikira bo muri uyoborwe n'imana. Mureke imana ari yitubwira inama, kuko irahari. Iyo wayegereye, iyo wageze ahiri, imana izi kuyobora. Hariya muri Yohana igice cya ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16:13 ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Iyo wamaze kugera mu mana, ukaba waragiye ukayegera, ugasabana nayo, ukanda imana ikakuyora, ukabana nayo umutima wawe wose ukaba warinjiye, bamwumva nawe izi guha umwuka wayo azaza akakubwira n'amakenda kuba update. Uhora ufite update z'ijuru, uri updated. Uri updated ku makuru y'ijuru, muri z'ijuru uri updated, uzi amakuru, uzi ibiriho, uzi ibigiye kuzabaho, kuko uwo mwuka w'imana iyo yatubayemo arabikora. Igice cya nyuma kuri iyi ngingo ya 5 cyo kuya nyuma rero dusoza, Abaroma mu gice cy'umunani umurongo wa 14 n'umurongo ukundwa na benshi cyane kandi uzwi cyane, ngo abayoborwa n'umwuka w'imana bose. Iryo jambo rwose niryo tukwiriye gusurinya, bose nibo bana b'Imana, bose nibivuga ngo bose abi umwuka w'Imana bamwe, bose sans exception, keretse abo umwuka w'Imana atabamo. Ariko abo babamwo uyu mwuka w'Imana, ababa mu Imana, mu yandi magambo bagiye bakayiha, bakagera iyo bakayishaka, bakayibona. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, ngo abayoborwa n'uwo mwuka bose abo nibo bana b'Imana. Iyo wamaze kuba umwana w'Imana, le reste direction zose z'ubuzima bwawe Imana niyo izifite. The future yawe iri mu maboko y'Imana. Ikintu cyose uja gukora urabaza, ugisha Imana inama, kandi Imana icyiza cyayo yavuze ngo nimushakashakana umutima wanyu wose muzambona, kandi nimumbona njyewe nzabagira inama, nimumbona nzabaha inzira mucamo, nimumbona nzababwira icyo gukora. Tuje ku nyungu ya 6 ariyo dusorezaho muri iri joro, ejo tuzakomeza. Ngo biduha ubugingo buhoraho. Gushaka Imana ukayishakashaka bija biduha ubugingo buhoraho. Muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 muri rya sengesho rya Yesu yasengeye itorero n'abantu n'abigishwa be n'abazakurikiraho, ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubugingo buhoraho. Bavandi, reka mbabwire inyungu iruta izindi nyungu uzabona. Ndagira ngo navuga ngo ni inyungu iruta rero izindi zose zikubiyemo. Izindi nyungu zose nagakiza n'ubugingo. Ikintu turusha abandi kwisi nagakiza twahawe n'ubugingo buhoraho tuzaragwa. Twamaze gutangira kububamwe muri Kristo Yesu, hanyuma akaba aribwo tuzanaragwa umunsi tuzagera imbere y'Imana, tuzahabwa ubugingo buhoraho, tuzambara umubiri udapfa, tuzambara umubiri w'ubwiza bw'Ubumana. Agakiza tufite,
agakiza dutunze kazatwinjiza mu bugingo bw'iteka ryose. nk'uwumva nawe ubwo rero iyo washatse imana ukayishakana umutima wawe wose, inyungu uzukuramo, benefits uzawunguka, ubwunguke bwo kubana n'imana no gusabana nayo no kuyegera no kuyiha umutima wawe wose, ngo biza biduha ubugingo buhoraho. hariya muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose bindi muzabyongererwa. ibi bindi twirukamo ni byiza pe, ubirebye aho umuntu aba ageze. iyo umuntu avuze iby'Imana yamufashije ni byiza, iyo umuntu avuze ubuhamya ni byiza, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibintu bibiri uzozirikana mu buzima bwawe ni agakiza n'ubugingo bw'iteka. agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kazatwambika wa munsi nitugera imbere ya Kristo, ngo azaduha ikamba ry'ubugingo, tuhabwe ubugingo buhoraho. uwo munsi tuzinjira mu isi y'abadapfa, tuzinjira mu isi y'abadasaza, tuzinjira mu isi sha. ibyo bihabwa ba bandi bashatse Imana bakayegera, nayo ikabahemba. Imana igahemba ikaguheza ubugingo. niho hahandi twavuze ngo Petero habwira Yesu ati se uyu urimo utubwira twagusiga tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo? abandi bavuga ibintu, yego twagenda gucuruza mu Bushinwa tukunguka, twaja mu Bwongereza tukunguka, twagura amazu bikamera neza tugashingira abana bacu bakiga kuri za Harvard na za Oxford bakamera neza bakagira za PhD. But what is next? What is next? What is next? aravuga ngo ngo ntabwo twakuvaho kuko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. ubugingo twahawe muri Kristo Yesu ni ikintu tugomba gufata bikomeye, tutagomba gutakaza na rimwe. ni ikintu tugomba guhora dutekereza ijoro n'amanywa. iyo privilege, ubwo buntu twagiriwe bwo kuzaragwa ubugingo bwo muri Kristo Yesu, ni ikintu tugomba guharanira abavandimwe. ni ugutekereza ngo uwampa iby'isi byose ariko akanyaka ubwo bugingo, naba nungutse iki, byamarira iki? iyi nyungu rero tubona y'agakiza n'ubugingo niyo twamenyanye n'Imana. iyo twayishatse tugiramo agakiza, icya kabiri tukagiramo na bwa bugingo buhoraho. Amos igice cya 5 umurongo wa 4, ngo kuko Uwiteka abwira inzu ya Isiraheli ati nimunshake mubone kubaho, munshake mubone kubaho. umuntu wese ukeneye kurama, muri Kristo akazagira ubugingo bw'iteka. uretse ubu buzima gusa bwo kuba muri mwisi, umuntu ushaka kuzabaho ibi turimo n'ibihe bizaza, ni ugushaka Imana. niko Imana yabwiye Amos yarayibashije iramubwira ngo genda ubwire abantu b'inzu ya Isiraheli, ubabwire ngo munshake mubone kubaho. utanshaka ni igikenya, kandi gukizwa ni ubuntu, ariko kandi ni inyungu yawe gusa. ariko kudakizwa ni ukwiyanga, ni ukwisogota inkota, ni ukwiyica, ni ukwiha isumu. wa wundi yaravuze ngo kudatanga imbabazi ngo ni ukunywa isumu, ngo ugategereza ngo utayinyoye ngo ko ari we yica. umuntu wese ushaka kubaho, umuntu ushaka kuzabaho ubugingo bw'iteka, nta kindi kintu kimwe nakubwira, shaka Uwiteka, genda wegera Imana. niko Bibiliya itubwiye ngo nibagende ngo bashake Imana ngo babone kubaho. bavandimwe rero ndabashimira kubw'uyu mugoroba. muri izo nyungu twavugaga 6, reka tuvuge ngo hari ikintu twagombye gutekereza. Imana iraboneka, Imana irahari, ariko iyo wayibonye ntabwo uyibona gusa ngo uyirebe, ariko iyo wayibonye hari ibyo tuyivomaho, hari ibyo iduha, hari ibintu iduha. nta muntu uzije ibwami ngo atahatyo, uzugerayo bakaguha ibintu byinshi. iyo wageze ku Mana, nimugera kuri iyo Mana yacu, kuko mwaye mushaka sabiye abagosheni bose mu izina rya Kristo Yesu, bafite uwo murava n'uwo mwete wo gushaka Imana, nukuri nimugende muyegere. ariko nimugerayo ndabizi ko hari ibyo muzakurayo, ndabizi ko hari ibyo muzabona, kandi ibyo birimo igifurushi cyitwa package yitwa ngo n'ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Imana ibahe umwanya mwiza n'umugoroba mwiza muri iyi minsi yo gushaka Imana, kandi ndashimira Imana ko yatangaje itangazo rimwe rivuga ngo n'Imana iboneka. ndagira ngo nsabire buri wese
atangire yongere abitekerezeho, atange umwanya we, Imana iraboneka kandi wishaka wese Imana izamwereka, mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wacu, amen.